operation coup de poing. Hano rero ibibazo biza bimera gutyo. Bakajya bakabaza bati se wa muntu ko tubona waragiye hoteli wariyemo irishyurwa, icyumba waryamyemo kirishyurwa, urabyumva neza, itike y'indege irishyurwa, twereke niki wari ugiyemo muri ako kazi karakaye, wari umufana, wari umukozi wa peri, wari umukozi wa leta watumwe na Minadefu muri ako kazi, byagenze bite? Irinde ibyo ngi abantu baravuga bati wallahi ibintu birakomeye. Hanyuma bigeze ku bantu abo bose bagiye babahamagara. Amakuru ufite nuko umuvandimwe muri umuna wanjye Imana imworohereze Rigani Rugaju ahamusanze yibereye ahantu na Jangwani Nyamirambo ari mu kunywa gacyayi bavuye muri make bati tubabaze bati tumuze, ntago bigeze bazana resistance, bo bashinzego baragenda barabazwa na n'ubu baracyari wenda bashobora gutaha uyu munsi cyangwa ejo cyangwa ikindi gihe baracyari kubazwa kubazwa reka ibintu bari birebire barakubaza, turumvikana. Hari n'igihe umuntu akubaza kongera akagusubizayo ukagaruka akakubaza kumva niba ibyo yakubaje bisa n'ibyo yakubaje uno munsi, akavuga ati ariko umuntu ko mbona bidasa kandi aramubazaga ku ngingo zimwe. Hanyuma ngo bikojeje ku mutasi arabagira ati barababeshye, yabwiye amagambo nk'ay'abagombozi. Amakuru ufite bivugwa yuko ngo yarabasuzuguye cyane pe. Yes, uwamuhamagaye bwa mbere yari umukozi nyirabashaka, ari umushinjacyaha mu bushinjacyaha bwa gisirikare muri auditora, ndumva ni auditora yego, auditora militaire, ufite ipeti rya majoro. Ngewe ndamuzi ariko simuvuga. Aramubwira ati rero twagushakaga wakwihangana kwera imwe. Arambwira ati rero nkubwira ati nibindi, ati twebwe abanyamakuru. Arambwira ati ariko ntago bireba itangazamakuru, ibi ni ibintu tubona amafaranga yacu yakugiyeho tutazi uburyo kandi tutakugira mu bakozi, nta urede demission yawe tubona, ntaki turimo turubahiriza ibyo dusabwa na audit. Waza tukakubaza ukaduha amakuru, ukadusangiza amakuru kugira ngo tugire ikintu tugeraho tumenye ukuri dusirangire. Undi arababwira ati ntibikunda, ati nimuhamagare ikigo nkorera. Arabwira bati se ikigo ukorera kigeze kiguha ordre de mission yo kujyayo? Ndabivuga text uramo ko byari bimeze uko yabimubajije, afa nako nangiye kuvuga izina rye uko yabimubajije. Arabwira se ikigo ubwo barimo bareshanje, aramubwira mwijwi rituje, ariko ndakamubwira ati arabwira ati umushinja cyavuga ijwi rituje, yaratuje pe. Erega ntabwo abasirikare bameze nk'abasivili. None se aravuga mwijwi rikakaye n'ubundi ku itegeko rimuha uburenganzira, arashaka kukwira n'ubundi ari bukuzana mu buryo bwa manu militari. Nibyo ndi bugere hano militari yatsirwa na Nyagasani uretse gato. Unamubwira ati se ati erega ntago ari ibintu bikanganye, agerageza kumuhumuriza ati ibi bintu ntago bigoranye nk'uko byumva, uze ntawe ugiye kugufunga, ntitugwe tugiye kugufunga, ngwino uraduha amakuru gusa nibyo twifuza kukubaza kugira ngo twikomereze na dosiye yacu. Nese niba yari yamenye ko ababajwe nk'ibyo abajwe babafunze kandi byari mu munsi nabo bari babatwaye. Aravuga ati ibyo ntibishoboka, ngewe sinaza azanamo ibintu ngo bya sinzi niba ari musi ampaye. Aravuga se ibi bintu ko icyambere ati mubaze muhamagara mutabakanasha nawe nguhe warning, nawe peti nataka ni wape onyo, nimugenda ukiha ibintu byo gukora ibintu biri butume baguhamagara kugira ngo bakubaze, ntuzabaze kuvuga ngo basaba uruhushya TV nuko ntabwo ari yagutumye. Nk'ibikize ushobora kugenda nawe ukiha ibintu biri aho ngaho bidasobanutse. Urugero nyine oya ibyo ari byo byose uko ngiye bijyanye n'akazi kaba ari akazi kazwi hano, bitari mu kazi ari ibyanjye ndi kwirira ibyanjye, ntabwo najya aho barya ibyo barya ntafite ayanjye yo kwishyura, niba ntawe mfite sinjye. Urugero niba gucakira Imana ibikurinde, bakabwira ati ngwino ntuzampamagare. Hari umuntu umwe yigeze kugira utubazo kwa namuna tw'abagabo, hageze atari ko ngewe bati ndi n'umukozi wa Radio 1. Ndabyibuka icyo gihe umuntu witwa Murangira arampamagara, nabwo umeze nk'atatashize Imana rero Murangira tseri ya mbere umuhamya, ndamubwira nti mu mikorere n'imikorane tugirana na RIB nta na rimwe dushobora kwivanga mu muntu ufite ibyabazwa bye bidahuye n'akazi. Wenda icyo twamufasha twamushakira umwunganira nk'umukozi wacu, ariko twebwe
nta namwe duhuriye n'ibibazo by'umuntu bwite bidafite aho bihuriye n'akazi ke dukorana. Sinzi icyo kintu cyumva. Ndabyibuka. Icyabaye urabizi ko twamushakiye umwunganizi. Ariko ibyo kujya kwivanga nawe rero mutabaruka we Petit, niba gusanga wenda wibesa ahantu uri ku mbumburi uzamenye ko ari akazi kawe ntawe bihuriye na Radio na TV1, kuko in line of duties zawe ibyo ntibirimo. Nunywa ahantu ntiwishyure. Ariko se kuki najya kunywa ahantu ntayo mfite? Buretse se gato nose umuntu atega indege atari bwishyure hotel ajye. Nujya ahantu karya ntiwishyure bakagutama akantu ukavuga utari ko njyewe mubaze boss ntabwo nagutumye. Niyo bamvuga rero ibyo yabwiye uwo muntu aravuga ati uwo muntu yaramubwiye atari ko se ko igitangazamakuru ukorera kitagwaye ordre de mission urakizaniramo iki turacyandikira ngo bigende bite. Umukuri kw'Imana iryo jambo yamubwiye aravuga ati se twandikira ikigo ukorera ko kitigeze mu byo kubaza turagisaba iki? Nta ordre de mission cyaguhaye, sibyo? Ibyo bintu binaba nta nubwo cyari cyagatangira. Turacyandikira turashaka wowe ntawe dufitanye ibibazo n'igitangazamakuru, turakubaza wowe nka Rikari. Bwana Rikari rero agiye kubigira wasi kandi arambwiye nti Petit frère tukinakorana rero muvandimwe ndagusabira Imana ugira ubwenge. Ibyo bintu bigeze rimwe kunyiharantuka barampamagara. Burya Karenzi inshuti yanjye ko n'umwana wo mu Bugesera twese turi abantu bava ahantu hamwe. Nawe suri Bugesera? Bugesera ni iwacu. Ako se wowe uri Bugesera uri Rulindo uri Gahini Jewe rero amagara zavuze ngo bibaza kwizina Mutabaruka nanjye utangiye kwibaza iwanyu iwacu. Urumva mu Bugesera reka mbisubiremo muri 59 barahaduciriye baduciye mu rukigo. Ibyo ni amateka y'u Rwanda. Amateka tuzi ko byagenze bagiye ngo tsetse yica abantu. Buriya nture bari ahantu bita Senide uriya rufunzo rwo mu Bugesera rwarukuye abantu muri 94. Buriya hariya ni iwacu ni kwa sekuru ni kwa sogokuru wanjye. Hariya ni kwa Kijoro Anone. Rero Karenzi ni umwana w'iwacu nawe wabyumvise. Ibyo rero rimwe ndanamubwira twaranahuye ndamubwira nti inshuti yanjye wabwiye umwana akagira ubwenge. Ntabwo ushobora kubwira urwego ujya kurumenyera ubwira n'umuntu ibyo wishakiye ari urwego hanyuma biza kurangira bite hagaruka aza kubigambaho arababwira ati ngewe rwose nababwiye. Rero bavandimwe ibi bintu ntabwo twebwe ndashaka mbabwire umunyamakuru ntabwo ari immune. Ako Karenzi nawe ntabwo ari mwiza. Oya ariko Karenzi yamubwiye ko amajombo bari bugufunga igihe gito genda bagufunga. Reka nkubwize ukuri ntabwo Karenzi yigeze avuga nabi ahubwo nyine yavugaga mu Kinyarwanda gikaze nk'umuntu mukuru nawe ubona yamunyeza avuga atariko nyine numvaga ari kuvuga Ikinyarwanda kirenze agenda bagufunga igihe gito atumaze kumbwira uburyo ibyo bintu byageze ati ndumva nawe uri umubaba bashobora kubazwa we kabeje ngiye nabyumvi genda baragufunga igihe gito buretse gato sasa rero umutase ntavuye hariya aravuga ati ubu ngo barimo barashaka amakuru yari afite ko urumva bari bamutegereje nyine bamushaka. Iyo waza kwitaba ntabwo inzego dufite. Sinjya ngo ndakurikira ibiganiro cyane ku ma YouTube ariko hari umuntu wandi yakaratireba niho nabasha kugifata handi ntabwo nabafashtaga. Mbona commentaire ziri kugenda zicicikana mbona umuntu yanditse nabire bibonye ngo Rikari ngo gira vusoke bagufate. Ura ukiri cyo ibyo bintu nabibonyeho byanditseho ni umunyamakuru uza ko bamuteye ubwoba kandi hatagira uvuga ngo turishimye ariko ndashaka birababaje pe biranababaje cyane kubona bamwe mu bishobora hari ikintu cyambere tugomba kumenya. Ndabwira aba bari umuntu bacu ndabwira aba bantu dukorana seriously dukwiriye kugira ubwenge. Ushobora kuba uri umuhanga ariko ukabura ubwenge. Dukeneye ariko buretse gato nabyo ntabwo birimo byo kubura ubwenge. Dukeneye ubwenge kugira ngo ubuhanga bwacu n'ubumenyi bigira agaciro. Ndagarutse rero ngiye kujya kuri operation nyisoza coup de poing uyu munsi ni true story. Nyine umutasi abantu ntabakwepye ntaberetse ko ari karampenge. Hari n'abanyamakuru ntabwo numuvugireho nawe ntabwo muvugiraho harimo n'abanyamakuru ibyo birasanzwe rwose kuko ari ngewe ngiye kumuvugiraho nanasara kuko hari byinshi cyane twibwire ko uhorayo urumva ibyo nta nibanga ririmo ngewe nkubwiza ukuri. Ngewe ndi umugabo ushobora guhangana n'ibibazo byanjye. Ubu baramutse bakambwira bati wowe isoko ufite waribonye gute
nagenda ngahagarara nemye nkanabisubiza njyewe ni mu biti ndi mahogane mon frere umugabo n'uhagarara agahangana n'ingaruka z'ibikorwa bye ibyo urabyumva kandi ibyo urabizi ko njyewe nta blague ngira mon frere ariko kumbwira ngo uri umugabo udashobora kwitaba gusa bakaguhamagara ukiruka ahubwo byaranashekeje noneho se ariko wakwirukanka rigani yande sovi ntuza rikaye baraguhamagaye ntiwitabye urangije ujya kwihisha munsi y'igitanda mu kuri yaragiye arihisha noneho yibagirwa buretse se gato buretse iyi operasiyo reka nyihindure n'izina reka nyite operasiyo sokoroka sosoroka munsi y'igitanda surori urumva kubeshya pe ibi ni ukubeshya buretse gato mutabaruka nk'uko nakwiye ko nari mfite amakuru sibyo y'uburyo bamuhamagaye akabigiraho uwa danje akanababwira ati ngewe sindi bubitabe akabwira ati nimwandikire ikigo nkorerabukangurambaga ati ariko se ikigo cyaguhaye ordre de mission mu byo turi bukubaze ubwo hasohotsemo ikigo ni kimwe ikigo nta no binahuriye nta nubwo gikenewemo aragenda munsi y'igitanda we aravuga ati rero kugira ngo mbakwepe mbereke ko ndi umutasi ajya kubihisha munsi y'igitanda akimara gucengeramo flat telefone amakuru mfite umutasi ubu ahantu yihishe icyo ntaramenya neza ntabwo sinzi niba ari mu rugo iwe munsi y'igitanda cyangwa ari ahandi ahantu yaragiye kubitsimba ako se ko yagiye munsi y'igitanda cyangwa ni amakabya muri byo kwa kundi wabonye Saddam Hussein w'itikiriti bamukura mu mwobo Gaddafi bamukura mu kiraro ampaye nka Yesu Kristo umutasi munsi y'igitanda ariko ageze munsi y'igitanda ntiyavanaho iki cyuma cy'ubutasi telefone yagatsirwa na telefone baramuturakinga basangaho yibera bamubwira bati peti sosoroka ati tuza ngwino nta gafoto kafashwe se amafoto yashatse nayo hari igihe wayabona ariko ibyo ntabwo turimo ikirimo rero rwose kameme umutasi biriya bintu ni ibintu biri simple kubikubaza njye nari nzi ko uri umuntu washize ubwoba ku buryo nakumvaga numvaga uri mahogane njye nari nzi ko ari ariko se nari nzi ko ari umugabo w'icyuma ikiganiro baragikurikiye cya kiganiro hari aho cyageze hazamo urabona ko hakundi wamaganaga abantu hano bakoze ahantu umuntu akadukamo gutya mbizi ngo cyakadukamo hano uzi ko yadutse mu kiganiro kwaduka bera tubyita kwaduka hari aho byageze kumva icyugi ngo aya nabo byiteranye nta rwego nyine umva nyine barikanga umuntu avugemo ati mukomeze ikiganiro kivaho iminota 5 cyongeye kiragaruka abantu bahise bati bahise nk'abyari byo muri Gabo ntabwo ari byo byari bigenze bite ubwo ibyo byose ni bimwe ariko rero kubera yanze kugera bamujyanye mu buryo bwa mano militari ariko mano militari ndetse nuko kujyana ku ngufu za leta none ariko nta n'impamvu nta muntu reka mbibabwira ako se kuki bamujyanye mano militari none se umuntu baraguhamagaye bamuhamagaye kangahe reka umva ikibazo ni kimwe baramwandikiye reka ngusobanurire ibintu byari guteza ikibazo yeshanje no kuza mu air agashaka kubumvisha yuko bo nta bintu birebire agashaka gukora statement live on air icyo nicyo cyateje ikibazo icya kabiri reka nkubwire kuguhamagara ni ibintu bisanzwe biri normal waba uri wese ngenda kubwira twabonye Musenyeri Misago ntiyitabye yaritabye ndakubaza uyu munsi wa none ex prime minister ntiyitabye yaritabye ndashaka nkubwire uyu munsi wa none ninde wundi uwahoze ari perezida wa Repubulika Pastor Bizimungu ntiyitabye ubu se njyewe sinitabye ariko Fridolin Mbongo ntabwo yitabye ibyo ni iwabo yari ahamagajwe i Kigali se sibyo wabiretse ari hano i Kigali bada none ibyo rero tugiye abakardinali benshi hano i Kigali abasenyeri benshi urumva icyo nshaka kugira ngo mbabwire ibi ni ibintu tugomba gutangamo n'ubutumwa ntabwo mbere ko utanga ubutumwa hari ikibazo ndi kwibaza ibyo ntumbaze uburyo yageze munsi y'igitanda ntabwo ibyo byashaka kuba ariko ubu habayeho ibintu mutabaruka bakamutwara mu ndege akagenda akareba umupira akarara muri hoteli arya ameze neza akarara kuri Mediterane bugacya bakigarukira i Kigali nkabwira abantu ibyabaye hanyuma bakazabona ko wenda ndi ku mpapuro ntagomba kujyayo mutabaruka niwe ufata cyangwa wafata ari wese wamujyanye
Mutabaruka rero nagwaye urugero ko nigeze kubona miliyoni 27 ziturutse muri Bralirwa nta kazi nabakoreye sha sibyo urabyibuka icyo gihe umuntu wa mbere nandikiye umuntu wo muri Bralirwa mubwira yuko hari amafaranga twabonye kuri konte tutigeze tugira icyo dukurira tubasaba ko basubirana ayo mafaranga sibyo barayasubizayo arongera aragaruka urumvikana ikintu cyose uzi ko utakigenewe kitari icyawe ni nko kwihesha ikintu cy'undi noneho ayo mafaranga azanyobereho ubwo nawe rero uzitaba azanyobereho rero nubyo azahita bayanjye n'ibintu biri bubazwe barabaza ati ko tubona icyambere nta ordre de mission wahawe na Minadefu kuko nturi n'umukozi wayo ariko buri bya byose ntabwo yirobanuye mu bantu bagenda yicare mu ndege igiye ariko byagenze ibyo ari byo bashaka kubaza ibyo rero ntabwo nge bakwiye kungumana wamamagaye bagumane wanjyanye bebe ibyo ni ugutanga none gutanga amakuru ararayo cyangwa atahiwe ariko yari yanze baraguhamagaye abagiye se baratashye ntabwo dukiriti ku rwego rufite byose biri mu bushobozi ariko twaruvuga mu rwego ukorera abanyarwanda ntabwo ukorera ahantu hatazwi ariko nta n'icyaha kirimo ntabwo no kuvuga ngo aho babifitiye uburenganzira ubuhe itegeko ribemerera ariko iriya tegeko uhamagaye umuntu baba rero utakora ibyaha yakwibihe byaha ariko ibintu by'iterabwoba kujya kuzana ibyaha se n'ibiki ibyaha abantu babikora kubera ko bari ku isi ubu se Yesu Kristo ko bamushyize imbere abantu ko bati yakoze icyaha cyo kwita none Yesu Kristo wowe turindeme mu ishusho y'Imana ibyo ni ibiki ariko ubu icyo kintu kibaye naguhaye urugero kuri Mutabaruka bakamujyana mu ndege bakamujyana ujyanywe n'abandi ariko abajya bajyana none si bya byose ko yanyuze Kanombe akajya mu ndege akagenda akanagaruka hari uburyo yagiye ni Mutabaruka wagenda ugafunga cyangwa ufunga uwajyana tega amatwi tudasijisha abantu abo rero bamujyanye sibyo nabo bari kumwe nawe ni ukugira ngo basobanure uburyo ibyo bintu babigezeho ntose ntumva ko ibintu biri simple oya bambaza ngataha ariko gutaha kugumana abantu buretse gato sibyo kubaho kw'akanyoni sibyo biba biri mu mpuwe z'ugafite mu kiganza ariko atari agace nta muntu icyo nshaka kubwira ni kimwe rero ibi ni ibintu bisanzwe iriya kuba bakuritaininga cyangwa bakakurekura yes you can be detained mon frere bakada kujya no muri detainees van ngaho nsobanurira umusivili udetaininzwe n'abasirikare bamudetaininga he iyi byaha wabikoranye ubifatanyijemo n'abasirikare cyangwa bifite bihuriye n'igisirikare ufungirwa mu basirikare abantu bagiye kure umupira wa APR reka mbabwire ibyaha byabivuze byo he n'igisirikare n'ibihe genda kubwiye jeshi ni jeshi pepe usilete mambo yenu ya ibintu byo jeshi ni jeshi muache mambo yenu ya kireya nani niba atari jeshi y'abaturage ni jeshi ya nani please ile sio jeshi ya Mugambo ndugu yangu nataka nikwambie ukweli nikuhakikishia kwamba amategeko n'amabwiriza wowe ndi jewe Mutabaruka ntabwo uri kubyumva kimwe nawe uri Mutabaruka koko ibyo bintu byo kuvuga ngo uranjyanye uranditaininze kuki utambaza ngataha nejo nkagaruka muri butorokere ibyo byose biri mu biganza nabyo bituma bazamagara none baboneke uzange kujyayo noneho bakujyane manumero 5 jewe none nampamagaye nategeza imodoka yawe gusa natwike essence ya nategeza imodoka yawe ukaza ukanjyana rero uyu mwana iyaza kwitaba cyangwa akavuga ati ndi hano muze mu nyaki ibyo njye ni ati muze mu byane ngiye nta essence mfite nta natike mfite iyo ni service bagomba kugwa nk'umwene gihugu ubu ngubu rero kuba mabuhusu kujyana mu manu militari ariko ni reba uruhare rwo kujyana manu militari wabigizemo uruhare wowe ifoto yasohoka bari kukumana militaringa ahubwo none bakuvana munsi y'uburiri wishe munsi y'uburiri urisha munsi y'uburiri se ngo bigende bite reka mubwize ukuri buriya ngiye kabwira ukuri Mutabaruka iyo buriya ngewe reka nikwambiye Mutabaruka ibindi byose rwose ndababaye uriya n'umwana ariko aravayo icyo ntabwo ari icyaha cyakisha umutwe ninde wakwise ko ari n'icyaha ni ukubazwa ikibazo ni komplikasiyo yabyo ntabwo icyo ari icyaha cyakisha umutwe rwose nta nubwo twanacyita n'icyaha nta n'utanavayo ariko kubazwa ni inshingano ibyo twumvikana nta n'umuntu ukwiriye kubigira ikibazo baguhamagara ikibazo kirimo njye ndibaza wayi kuki uratinya iki harimo iki hariya njye haramba numva wabajyanye apana kubaza njyewe ku buryo wiruka ngo tujya munsi y'igitanda sinabuze aho nguhungire nyine nguhungiraho mbonye ubwo ukora indirimbo yitwa ni sureri oya ndi kumva abasiviliyani barimo gucya barenganye pe ariko abasiviliyani
ko nta muntu wabafunze. barafunze nose bari iwabo. Oya barimo barababaza. Ariko bakubaza amasaha angahe? Umuntu bamwicaza ukamubaza warangiza ukamwita itazi uzagaruke cyangwa ejo. None se niwo mu gihe mbona nshaka ko haguma ibimenyetso byanjye uri bubyice se. Ariko ibimenyetso none se uri iki? ibintu birangisha imyaka n'imyaka baragiye ibimenyetso n'ibyapfuye cyane cyangwa niba bitarapfuye biriho. Sasa no mutabaruka ntukajye ukina na vitu vya jeshi. Jeshi ariko jeshi ya nani? Jeshi ya umma. Umva ni jeshi y'abaturage ntabwo ari jeshi gucya hata nikwambie usichezee jeshi. Siku ugiye kujya jeshi ya Tanzania y'ibigabo ni jeshi gukubita abantu. Oya acha wewe wacha maringo ndugu yangu. Mubwire ko yabashi